Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwe mwese tubana umunsi ku munsi by'umwihariko abantu tubana mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi kuri Vibes Talk Live by'umwihariko murimo murabibona ko ahantu turi ahantu heza na ahantu hari kubera imikino igiye itandukanye. Ubu navuga ngo ni mu gihugu hose mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu harimo harabera imikino itandukanye, akaba ariyo mikino tugiye kuganiraho. Ese turebe ni imikino bwoko ki, ese iteguye gute, ese ubundi imari iki abaturage muri rusange. Ngo tubana mu myidagaduro ahantu hose hirya no hino kabisa. Turi ahari kubera icyitwa Umurenge Kagame Cup, akaba ari rimwe muri rushanwa ritegurwa n'igihugu navuga ngo n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo rihurize hamwe abanyempano mu mikino igiye itandukanye hirya no hino. Ese mu by'ukuri ni rushanwa rimeze rite cyangwa se ni rushanwa riba ryubatse rite? Mutaza kuvangirwa abo nabari kugenda basobanura uko umupira uri ugenda mu by'ukuri. By'umwihariko ndagira ngo dusomere hamwe cyangwa se turebere hamwe Umurenge Kagame Cup ni rushanwa riba riteguye gute ndetse nuko riba rimeze. Ni irushanwa mu by'ukuri rya siporo ritegurwa n'urwego rw'igihugu, rikaba ryarateganyijwe rero hagamijwe kuhuriza hamwe urubyiruko, guteza imbere impano muri siporo no kwimakaza ubumwe bw'iterambere ry'abaturage binyuze muri siporo. Akaba ari navuga ngo iri rushanwa rihuriza hamwe imirenge igiye itandukanye kugira ngo by'umwihariko bakomeze kugenda bahuza ubumwe, babona uburyo bahura n'abayobozi babayobora, babona uburyo bahura n'urubyiruko rufite impano, babona uburyo bahura n'ababana batabashwa kugerwaho umunsi ku munsi n'impano bakora. Ngira ngo byinshi kuri irushanwa icyo Umurenge Kagame Cup igamije, icya mbere ni uguteza imbere siporo zinyuranye mu rubyiruko n'abaturage bo mu mirenge, harimo kumenya no kuzamura impano z'abakiri batoya cyangwa se icyo bita talent identifications, hakaza icyo bita gushyigikira imiyoborere myiza n'ubumwe binyuze mu mikino, kurwanya ibiyobyabwenge, ubunebwe n'ibindi bibazo byugarije urubyiruko hifashishijwe siporo, harimo guteza imbere ubuzima bwiza n'imibanire myiza mu baturage. Ubwo murumva ko izo ni zimwe mu ntego zikomeye cyane navuga ngo Umurenge Kagame Cup ibifite kugeza ku bantu kugira ngo umuntu akomeze kubaho mu buzima bwiza, akomeze kubaho mu byishimo, akomeze kubaho asabana n'ubuyobozi bwe. Siporo rero zikunze akenshi kugaragara muri ibi bikorwa bigiye bitandukanye. Mu Murenge Kagame Cup rero hakubiyemo siporo zitandukanye nyinshi, harimo umupira w'amaguru, harimo basketball, hakabamo volleyball, harimo umukino w'igorora mubiri cyangwa se athletes. Akaba ari rero bimwe mu binyura mu Murenge Kagame Cup by'umwihariko. Uko rero iri rushanwa riba rikorwa cyangwa se uko riba ryubatse mu by'ukuri, ritangira ku rwego rw'umurenge rikagera ku rwego rw'akarere, rigagera no ku rwego rw'umujyi wa Kigali cyangwa se intara, rigasoza ku rwego rw'igihugu cyangwa se finale. Ubishatse kuvuga iki? Aya makipe ari gukina hano mu kanya nciye kuza kubabwiraho no kuza kuganira nayo, haraza gukinwa imwe iravamo, indi ikomeze izahure n'indi izakina ejo, nazo ni itsinda zikomeze guhangana zigere ku rwego rw'akarere, niziva ku rwego rw'akarere ziragira ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Mu by'ukuri tuzarebe nizajya ku rwego rw'igihugu. By'umwihariko rero ngira ngo abantu bose, abaturage bose muhamagariwe kwitabira kuza kubana n'aba bakinyi banyu, kubana n'urubyiruko rwanyu, kubana n'abana banyu bafite impano muri football, bafite impano muri athlete, bafite impano muri volleyball and basketball n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. So mu by'ukuri iyi siporo rero ikindi kintu twavuga ku Murenge Kagame Cup ni abagomba kuyitabira. Ese baba ari abantu bameze bate cyangwa se baba ari abantu ki? Haba harimo urubyiruko hagati y'abahungu n'abakobwa, hakabamo ama equipe ahagarariye imirenge. Ubwo murumva buri murenge ukwiye kuba ufite equipe yihagarariye kugira ngo ijye guhangana n'undi murenge. Harimo abatoza, abasifuzi, abayobozi ba siporo n'abandi benshi. Harimo abaturage mu nzego zigiye zitandukanye, yaba ubuyobozi bw'ibanze ndetse n'abaturage muri rusange. Buri muntu wese abakwiye kwitabira kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biba byiza kurushaho. Akamaro kayo rero ku gihugu, ngira ngo Umurenge Kagame Cup ufite akamaro gahambaye cyane ku gihugu nk'uko mwamaje kugenda mubyumva. Akamaro ka mbere, ifasha gukuramo impano zijyanye n'iziri muri aya makipe nyine. Urumva aba bana baba bitabiriye baba bafite impano zijyanye no gukina. Mu by'ukuri mu baba bitabiriye iki gikorwa haba harimo abari kureba izo mpano ndetse n'uburyo zatezwa imbere. Harimo itanga umwanya rero mu kwidagadura, guhuriza hamwe abaturage. Abantu iyo bahuye gutya
nekereza ko ari ikintu kiza cyane kuko barahura bagasabana ubundi bakidagadura. Ibyo ni bimwe mu byo umuntu akenera mu buzima bwe bwa buri munsi umunsi ku munsi. Ikindi kintu ifasha mu nzego z'ibanze kuganira n'abaturage mu ngingo z'iterambere harimo uburezi, ubuzima, umutekano n'ibindi bitandukanye. Ikindi yongereye icyizere n'uruhare urubyiruko rufite mu iterambere ry'igihugu. Ushobora kuba uri umwe mu rubyiruko ariko wibaza uti ni gute nagira umusanzu mu iterambere ry'igihugu, ariko byanga bikunda hano haba harimo n'inyigisho zitandukanye uba ugomba kuhava usobanukiwe buri kimwe. Rero ubuyobozi n'abafatanyabikorwa benshi batandukanye rero ushobora gusanga muri iri rushanwa, kuko ni irushanwa riba ryarateguwe kandi rifite n'abashoyemo amafaranga kugira ngo ribe, kuko baba bambaye amajezi meza murabibona, hari imipira ibiri bukinwe, hari abasifuzi baba bari busifure, ndetse ibyo byose ni ibintu biba biri bukonsome amafaranga. Ngira ngo haba hari na bamwe mu bantu bagiye batandukanye muri bubone ubuvuzi n'ibindi byinshi bitandukanye bari badushose mwihangane. Ikindi hari ubuyobozi n'abafatanyabikorwa, itegurwa ry'inzego mu buyobozi harimo Minaloc, hakabamo Ferwafa. Urumva Minaloc ifatanya na Ferwafa kugira ngo iri rushanwa rize kuba ryabaho mu by'ukuri. Murumva koko ni irushanwa ryiza, ni irushanwa navuga ngo rimeze neza, buri muntu wese ashobora kugenda arushaho kwishimira no kujya kubana nabo. Rero duhamagariye buri muturage wese kugira ngo witabire ibi bikorwa aho biri kubera hose mu gihugu. Ni ibikorwa byatangiye uyu munsi kandi biba bigomba kuba mu gihugu ahantu hose. Uyu munsi ahantu hose mu gihugu umupira urimo uraba ku izi saha z'isa 9 n'ibisanzwe. Rero ubwo reka dukomeze tubane mu biganiro bigiye bitandukanye. Rero uyu munsi turi hano hari gukinirwa iyi match, mu kanya ndaje mbagezeho n'umukino uko wagenze muri rusange. Reka mbashimire kandi nkomeze kubifuriza ibihe byiza. Murakoze.